Mu myaka y'1900 cyangwa se mu kinyejana cya 20 nibwo isi yahuye n'isanganya ryo kubeshya aho abantu hatitawe ku cyiciro cy'uburezi cyangwa se ubumenyi bafite. Bose bacuritswe bagacurukurwa ahanini bishingiye kuri politiki, iyobokamana ndetse n'ibindi bishingiye ku nyungu z'abantu runaka. Bimwe mu byamenyekanye harimo nk'irangira ry'isi mu mwaka wa 2000. Gusa ibi sibwo byari bivuzwe gusa, kuko na mbere yaho muri za 60 hari haradutse ikinyoma cyane cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika havugwa yuko Yesu aje gutwara abantu be. Ibindi binyoma ni uko Amerika yagendaga ibeshyira abayobozi batandukanye b'ibihugu akenshi ishaka kubikiza, ariko ibyo si byo byatuzanye, dore ahubwo icyatuzanye nk'ikinyoma runaka cyangwa se ikintu tugiye kuganiraho bitewe n'uburyo ugifata nawe uragira uko ucyumva. Ni ibintu bijyanye n'izimira ry'indege. Ahanini byavugwaga yuko izo ndege zazimiraga hanyuma zikongera kugaruka nyuma y'igihe runaka. Ibi byakunzwe kuvugwa ku ndege zabaga zivuye muri Amerika cyangwa se mu tundi duce. Ibi nibyo tugiye kurebera hamwe tukareba si izo ndege zazimiraga gute, zagarukaga gute, cyangwa se babihimbaga bate, cyangwa zinashingiye ku nkuru y'ukuri koko. Reka tubane. Hari ku itariki 16 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka wa 1959 ubwo indege nini ya Douglas DC-7B ya kompanyi ya National Airlines yari itwaye abagenzi bagera kuri 42 yavuye i Tampa muri Florida igiye mu mujyi wa New Orleans. Ariko icyo gikorwa nticyabashije kurangira kubera ko iyi ndege ikimara kwinjira ikirere yahise itakaza ihuzanzira riyihuza n'abari kuri radari zayivuye cyangwa se aho yerekeza. Bityo iyo ndege imanutse yerekeza mu nyanja ya Gulf of Mexico. Hejuru ya kino gice cy'inyanja niho hizerwa yuko iyi ndege yaba yaraguye. Izindi nkuru zaje ari nka rurangiza nuko zaje zivuga ko iyi ndege itigeze igwa cyangwa se ngo abantu bayirimo bapfe, ahubwo iyi ndege mu myaka yakurikiyeho yaje kugaragara mu kirere cya Mexico isaba ko yabona umwanya wo kugwishamo cyangwa se guhagararamo bitewe n'uko yari yabuze aho ihagarara. Ibi byabaye nyuma y'igihe kinini cyane, ariko n'ubundi iyi ndege ngo yaraguye hanyuma yongera guhaguruka mu gihe cy'iminota mikeya yisubira mu kirere n'abayihaye umwanya babura aho irengeye. Gusa ibi ngibi ni ibyizerwa nyine mu gihe ubibwiwe n'umuntu ukamwizera, ariko abasiyantifike bavuga ko bakorewe ubushakashatsi bwabo hejuru y'iyo nyanja baranarenga bamanuka munsi, ngo baza kujya babonamo ibice ndetse n'imwe mu mibiri y'abo bantu bari muri iyo ndege, ariko ntibabona nyirizina aho indege yakoreye impanuka. Ari nabyo byatumye abantu benshi baheraho bavuga ko iyi mpanuka itaba yarigeze ibaho, kuko niba ubonye imibiri ukabona n'uduce tumwe wenda nk'urugi rw'indege ariko ntubone wenda igikanka cyayo, bivuze yuko utazi ahantu yaguye kandi by'ukuri kubonaho imirambo cyangwa se ibindi bice biri. Ibi biri mu byatumye abantu bashingiraho bavuga ko iyi ndege itigeze igwa, ahubwo bagakurikira cya gitekerezo cy'uko yaje kugwa muri Mexico. Inkuru ya kabiri ku bijyanye n'izimira ry'indege byavuzwe ko zazimiye hanyuma zikongera kugaruka, iyo yanamenyekanye kurusha izindi zose ni iy'indege ya Panama Flight 914 mu mwaka wa 1955. Iyi ni imwe mu nkuru zikunzwe cyane mu bihuha by'indege. Byavuzwe ko kuwa 2 Nyakanga mu mwaka wa 1955 indege ya Pan American World Airways yavuye New York igiye Miami. Inkuru ivuga ko iyi ndege yaburiwe irengero, abantu bose bagatekereza ko yahitanywe n'impanuka. Ariko hashize imyaka 30 yose ngo indege yaragaragaye mu kirere cya Caracas muri Venezuela mu mwaka wa 1985 ikamanuka ku kibuga cy'indege. Ababibonye bavuze ko abagenzi bose bari batarasaza na gato nk'aho igihe cyari gihagaze. Nyuma ngo indege yongeye guhaguruka ikongera gusubira mu kirere, barongera barayibura. Ibi byo kuvuga ko abagenzi batigeze bahinduka cyangwa se ngo banasaze nabyo biri mu byatumye abantu inkuru bayishidikanyaho. Ariko ubwo iyi nkuru yasesengurwaga n'abahanga bavuze ko iba ari ibihuha by'itangazamakuru by'amahanga ryashakaga gusetsa abantu cyangwa se gushaka uko babaho bagahimba inkuru zitabayeho, bityo bigatuma abantu batabyizera ariko abandi nabo bakabyizera. Wowe se hari ikintu wizera undi wumva atakizera cyangwa se icyo wumva utakizera niyo byagenda bite? Reka duhure muri komenti ukimbwire gisangize na bagenzi bacu, kandi wibuke gukanda subscribe, like ndetse na share. Mwibuke ko kandi mbakunda cyane. Love you all.